Yo, turatigita Yeah. Imana y'amanigira hagoboka Ka. izuba riramurika tuba umunyu birukanyira kuri gata block niggas bari kwiyongera dopla gatwaye doji y'umukara navuze kera yuko nzabikora fam ntibanyizera baranyumva baraseka fuck up mbaha code mbaha ikinyarwanda ariko abana bitiranya gupenda no Rwanda 25 bari ku muhanda bandagaye hose muri trench bari kwaya. Hey yo, what's up, party people? I go by name Peza Petistani from Karenikote Empire. In his up club as usual. Mons Nagarukanye, the fighter, the real one and only, the soldier. Major to the fucking far, brave. Muhungariano muri zap club abantu benshi babonyishyuzaga n'iki then igana mwizani hano so to the teens. Let's welcome my nigga Major Fabra. Welcome to Zap Club fam. Final, I'm home, bro. Yeah? Home, bro. I'm home, man. Yeah. It's home, bro. For real. Yeah. So Major Fabra hano muri Zap Club as usual. Tuba dufite segment 1 ibimeze gute ngo kubita 5 rhymes izo ngiye nihitiyemo muri zimwe muri track za waragiye ukubita ahantu cyangwa se amaboro waragiye ukubita mu ma featurings and shit. No nawe ugahita yibuka uhitumbwira izina ry'ingoma wayikubisemo and then ugahita untamo iyo verse. We ready tugende? Twagiye tubikore nawe. For real? Yeah. For real? Yeah. Yes sir. So rhyme ya mbere ni rhyme ukubita ngo gang itagushaka ntukayinjiremo, indege itagucemba ntukayiyumvemo. What? Yes, Kristo yaje agamije gucungura. Yeah. Phablah yaje agamije guhindura. Inako Lucifer yari afite kurimbura. Bijya gutangira ndavuka nuko ndemerwa. Nari mfite guhindura injiji nkazigira initi, nari mfite kurwana n'imbwa zo muri uyu muziki. Abi focus akanya ko ni gato tukaba tutakiriho. Stay focused kugeza kuhoraho. Gang tagucemba niga ntukayinjiremo, indege itagucemba bro ntukayiyumvemo. Urabe focus ntugakunde kwibeshya, urabe no stress ntugakunde kwiyenza. Ntuzirate nka on the street mu my cars no peas izo ndege ziyatangera akazi. Word bro. Yo wait ukuri freestyle. Ukuri freestyle. Nagari freestyle ariko yeah. Ni izina ry'indirimbo yitwa ukuri. Izina yitwa yeah, ukuri freestyle. Ukuri freestyle. Why ukuri freestyle? iri kuri EP yanjye yitwa ukuri n'ubundi. Why ukuri freestyle? Kucyo yisemo freestyle? Iri codinze mu buryo busa na freestyle. Yeah. Ariko ni inyandiko. Itari freestyle. Okay. Ni inyandiko yafatiwe umwanya kandi ntago ntabibeshya ngo ni freestyle ni ibintu byafatiwe umwanya ndabikora. Yeah. So kubera ko abantu benshi nagiye numva bambwira ngo man nguzi ngo freestyle ngura ball ngura navuga okay reka mbibakorera nite freestyle kuko ariko bayise ariko ni inyandiko yanjye ni nayo nitiriye iyo EP. Yeah. No kuri nyine ubwo ku muntu ushaka kumva ibiri bikubiye muri uku kuri. Yeah. Yagenda kiyumvira. OG man. So rhyme number 2 urakubita ngo I believe what inside of me. Rebel cyangwa gang yanyu you can never sign me. What? Hindi ndwanikazi yose irenze ndacyahagaze nemye, ndacyari kuri street nka underground iciye kenge, ndacyari mubi cyane niga no exaggeration, ndikukina izanjye UMWE niga no collaboration, sinigeze nkusenga ninjye wiha motivation. I believe what inside me. Rebo cyangwa gang yanyu you can never sign me. Still stay jiganjye ndacyari kuri grinding. Next time uzabambwira kumva kwa Nyabingi nka Yesu nzababwira ngo mugende ntago mbazi kandi koko ntago mbazi. I pick no phone call yiyo niga natanazi ni ikinege cy'ikinebwe sinjya meze uranzi. Dope life kera tugisangira amatabi uhaje kwaje amakaje. Iyo ndirimbo ariko sinzi ahantu akuye izo rhymes ntabwo yari ajya aside. Pick randomly. I pick no phone call yiyo niga natanazi. Sinzi ahantu rero akuye track yitwa ngo iki rero.
iyo ndirimbo yitwa Still Stay. Still Stay, I Still Stay. Yes sir. Ndacyahagaze like iracyari iri kuri iriya EP nayo no sinzana kuko ntabwo ndirimbo iri hanze rero ntabwo jiba nacegegera mu house nkareba ibintu kimurimo murateka ubu tuvugana tonight nibwo turakomeza shooting ya video yayo ntabwo sinzawayikuye for real. It's okay man. So you guys need to wait. Ram number 3 ball kubita ngo tutanajya kure. Iyi ni imwe mu marime nkunda man muri ball wakubise ngiye nkunda tu ngo indeba kure yanjye iranyereka intsinzi. Ntago bari banabizi igihe niki inyamaswa indimi soke. Let's go. Yo, indeba kure yanjye iranyereka intsinzi ntago bari banabizi. Igihe niki inyamaswa indimi soke biteguye kuvuga indimi zose. Ni bande with them boys. Ni twebwe babahungu babananije wiseka mu menyo harimo isombe wowe tigita mu gukora harimo inote. His motherfucking major phablah. Yo yari mu ndirimbo yitwa mu biganza. Abayuka muri za 2019 20 igeze kubicawe. For real wankubita Kalas yo kuri iyo ngoma mejo. Ni wibuka. Ese ushaka bling Ejera mic friends. Ese ushaka bling cyangwa usaka chain just nuko biri mu biganza. Kubona pepo kanabura fame. Just nuko biri mu biganza. Your life, your aims, your success biri mu biganza. Birimo bidas brother. Nigga put your head that. Come on one more time man. One more time bro. Drop your colors bro. It's Shaka bling changu Shaka chains. Just nuko birimo biganza. Kubona pepo kanabura. Just nuko birimo biganza. Your life, your aim, your success birimo biganza. Birimo bidas brother. Nigga put your head. That niggas. That's what's up, man. One of my favorite shit to date, man. You boro ruri kumwe na Bushari, right? Shout out to my boy, man. Bush okay. Ram number 4 tukihuse ni boro kubita ngo biteye ubwoba nka corona barashisasu barakorora. Let's get it. Biteye ubwoba nka corona barashisasu barakorora. Ezi yimihanda injyana ikwamiriye ibyapa nkabiriza inzozi ndota nubwo ntakeneye kwimurika faster phablah wa muhungu wakoze amabara young rich nigga yakuzamadala. Yengiyo ni boro bita nukuri apana ukuri noneho nukuri featuring n'umujene wanje nawe. How that abantu bazabireba tu Maniga King Kivumbi tu. Reka turebe katwumve ngiye Kalas yo muri track. Kalas kubita muri boro niyo nshaka. Naga nijya ariko ndayizi oya nukuri. Street kuri flex na ribi. Percy Bandem City we made it to the top na GT. Oya nukuri. Street kuri flex na ribi. Percy Bandem Silly, we made it to the top na GT. No couldn't to. Rhyme ya nyuma dusoza iyi segment number 1 rhyme kubita ngo iminsi irarenga 90 niga ntacyo wazumbwira birarenze nanakwirye. Ariko hari indirimbo zirimo zitari zaje of course dayo so abakowe wanzi banamenye aho wari ukwamiye boro wari urimo ma let them know nari bifem. Iminsi irarenga 90 mu gitanda niga ntacyo wazumbwira biradense nanakwirya. I paid my all bills kandi ntajya ku muhanda nabashije no kwishyura amanwa nk'ibiri 9. You can't be like a major dore byiza birahenda byagusaba tam cyangwa ukajya gusenga. Agongere niga plus yanjye iri guhenda tuzongere guhuza kera street iri guhenda tuye mu muriro shit.
iminsi yarenga 90 mu gitanda niga ntacyo wazumbwira birarenze nanakwirya I paid my all bills kandi ntajya ku muhanda nabashije no kwishyura amanwa nk'ibiri 9 can be like a major dore byiza birahenda byagusaba time cyangwa se ukajya gusenga agongile niga plus yangira guhenda tuzongere guhuza kera street iri guhemba yo naciye mu muriro wakananga gushya nzandi mushya nkamaka shuta iri sasu ryo riraza kwica inyoni nkashya I still stay ndacyari mari ziritse ndacyari OG nk'ama tough gang arimo J about to gain after bane business yagutse gang yanjye irambuze bitch mwanyura baze ibyo dukundi nombaze ndi nyakamwaho magaze preach mu mikarago maganane ndacyari hano nk'indi myaka nka maganane professor ikazi ndi nka magane Ijyo hanuye gupfa kwa trap y'abaskabane niwe wahanuye gupfa kwa trap y'abaskabane who them fools be y'abaskabane ni bande dufite abatraferi benshi se hano i Kigali cyangwa se no kwisi buriya bafite abasani benshi nyine hari abo mba narabonye bambeshya kandi simbizi bahawe intebe okay kwihabwa naho hafi y'ibintu subizi ko hafi y'ibintu byose n'ubundi bungu biri guhabwa intebe ari ibintu byose so cyane nshaka ko muri segment ya kabiri n'ubundi abari guhita noneho twinjira muri staff ni nka introduction kwibwira abantu n'iki abantu noneho bakamenya ninde dufite hano ahangaha tuba tukiri gucooling amaraso n'iki gushyuha kugira winjire mu kiganiro Fred so Major Phablah amazina ye nyakuri ni gute? Ishimwe. Rimwe se? Rindi ni shimwe. Let's go, that's so private. The private is a private, let's keep it that way. Tunabirenze nuko nishimwe Phablah. Yeah, that's for real. Ari naho Phablah rituruka. Why Major? Kucyo hisemo izina Major? Major nagari nje wahisemo nagari nje wise Major ahubwo nabaye nkubikuranyemo gakeya. Bihura n'igihe n'ubundi kwinjira muri career. Yes. So bituma nkomezanya gutyo nta nubwo narikundaga by the way. Ariko nyine ahubwo nako nasanze nanone bifite aho bihuriye n'igisirikare cyangwa kandi buri abasirikare n'abantu na spirit yari ikurimo iyo spirit tu yatumye none nza kurikunda none ndavuga okay urangira amazina menshi nagiye nitwa amazina menshi bya so ni nacyo kintu ngiye guhita nkubaza ugitangira umuziki ni uko witwaga Major Phablah cyangwa waje kurifata nyuma kera nitwaga Young Spear bivuze iki Spear urabona Spear ni nk'icumu tu okay yes sir I was a Young Spear nza kwitwa Flag waniswe flag y'idarapo bisanzwe flag y'idarapo nayo ibyo byari bivuze iki nari ndi kumwe umusaza nabonye hejuru ahangaha Mafia NCO Flag money ari kundaga ndabyibuka ambwira ati izina Flag n'idarirenze wowe urarifashe Flag nza kwitwa Preach na n'ubu ngubu nitwa Preach buri abantu benshi baba banzi cyane around buri abamagara Preach time ushobora no kujya gusohora kubona usohoye indirimbo ugasohora bakabona ibintu byose byawe Preach wabaye Preach umunsi uzahindura to Preach ku gisirikare naragikoze twaratsinze urugamba twarwanaga nararutsinze kandi ntago nabaye retired ahubwo nuko nanze kuba marshal no kuvuga ngo I don't need your help so rero ngira cyakeneye abantu niyo mpamvu kuba marshal ahubwo na preaching abandetse so anytime uzayibona Major Phablah ryaje rya nimba ubyibuka fresh gihe watangira kwitwa Major Phablah twatura abapeti twagiraga boro kwakunda abapeti muri hood babakina sifata so ngiye rero twigize gukora boro y'igisirikare twikoramo igisirikare tu buryo n'umupeti yatwinjiragamo akabanza akora ikose byanyabyo I'm not tripping bro ndamwibuka umupeti yitwa Moise twigeze gukorera ibintu bibi cyane rero umupeti so rero muri icyo gisirikare nari major
bizakomeza andi majoro ndabikurana ariko sinabikunda cyane nabikunze nkuze tu that is so dope of you. That is so dope kabisa. So twise twigarukira rero kuri ya rhyme ya gatanu nabikubwiye yuko tutarangizanyije nayo right. Iminsi irenga 90 uvuga ni iminsi bwoko kihura avuga ati iminsi irenga 90 ngo ndi mu buriri and shade. Tubwire igira ikintu tubwireho kuri stuff kuri rhyme ya gatanu. Why? Kumbe niyo mpamvu washakaga. Word bro, word. Uramfata. You're not like them motherfuckers, you know. Yeah. Very many people know, man. Reka n'abandi bareba ibyari byo meka turebe. Iminsi arenga 90 mu gitanda niga ntacyo wazumbwira birarenze nanakwirya. I paid my all bills kandi ntajya ku muhanda nabashije no kwishyura amanuwa nk'ibiri9. You can be like a major dore ibyiza birahenda byagusaba time cyangwa se ukajya gusenga. Agongile nigga plus yanjye guhenda izagusaba tuzongere guhuza kera street iri guhemba. Wenda twakivuga gakeya. Iminsi 90 mvuga irenga igiye kuzaba 900 cyangwa se okay niyenda kuba yo wenda Imana yarahabaye ni iminsi nakoze accident nakoze accident ndi gushuringa video so muri uko gukora accident rero na facinganye n'ibiboro birenze tu nabonye ibintu birenze ntari niteze muri iyo minsi so rero nkuko umuntu musanibura bakunda kwandika bitewe na situation turimo situation inspiration byaraje kuri iyo amezi atatu kurenga ya minsi 90 batangiye kuba nenda tafrika kompoza n'ibyo ngibyo urebye nyine urumva bikubiye muri iyo nde nta yindi minsi 90 wibaza nta yindi hari abantu benshi bari bazi abantu iyo batari kukubona nyine mu kibuga neza abantu babizi people tripping hari ababa bazi ngo ari hano cyangwa se Major Fabra wanaje hano biragaragara ko utaranakira neza utaranamera neza which is a big pressure kuba wananitanze ukaza hano ukiri kugendera ku mbago siporo warazibegereye kazi witubimenyera kuko byanga byakunda buriya ugomba kureba uburyo umuvinga to kandi nimba utabasha gukandagira ugomba gushaka andi maguru none se iyi track ko nje nabonye ko wayirikodinze kandi wayirikodinze mu minsi wari ukiri home utari no kubasha guhagarara nk'uko nguko byagenze gute process yari imeze gute kugira ngo recording iyi track ko ndabizi ko wari utaratangira kuva home no guhagarara fresh. I paid my all bills kandi najya ku muhanda niyo mpamvu bwati birarenze nanakwirya man ariko urenze n'inyagasano bidushoboza bidushoboza kubidukora nta niga kugezeho ariko si nta wakugezeho ntago hawe support ukashira studio hari ukabikora kugira ngo of course ntago buriya birababaza kuba inspired ntubi recording so if numva ndi inspired nshaka ku recordinga namagaye producer Brain Beats IBYO Beats barahaba baraza dukora ibintu shootinga pay motherfucking zap barahaba for real I mean bro I appreciate man for everybody being there my nigga Rice for real barahari bakeya my nigga Crankcase Adam Scratch, you know. Shy, Ganje Chaka. Waji waje bamfata my boy Puzzle, yes man. Ariko byari ibihe
like ntapfa gusobanurira umuntu utabinyuzemo. Yeah. Il faut souffrir pour attendre les souffrances, sibyo? So birarenze na gusa tu usibye ko nyine nyuma y'ibyo ngibyo ibindi byose n'ubuzima busanzwe, n'ubuzima busanzwe. Yeah. Music turazikora, turashootinga shit. Yeah, man, I got a lot of shit to drop, you know. Ariko ndakeka ntabwo wabyumvishe yeah, none se Major Fabra gushootinga like kuri codingira mu rugo no kuri codingira muri studio like uba ufite energy spirit iba ari imwe nkaho uri gushootingira muri studio plutôt nkaho uri kuri codingira muri studio igihe studio yagusanze home none uri kuri codingira mu rugo byari bimeze bite feelings bimeze gute kuri codinga mu rugo sasa ubundi vibe ni umuntu umusani tu niko ngiye mbibona. Vibe ni umusani, vibe ni umuntu uri recordinga, vibe ni uwo muri kubikorana. Aho ngiye ndi hose wenda aho bitandukanira hari igihe wenda mu rugo ku bantu batawenda badafite ubushobozi ushobora kurikodingira mu rugo ugakurura ya miyaga ama noise nanjye ibyo navugaga wenda ariko kuri studio haba harabugenewe ku bantu badafite studio mu rugo ariko jewe twarabikoze bisanzwe nk'ibisanzwe nkuko tubikora kuri studio ni nako twabikoze ahubwo wenda bitewe n'uburyo vibe rumva impamvu twabikoreraga mu rugo no kubera ko hajemo izo mpamvu vibe nyine tubikodinga muri ubwo buryo ariko nyagasana arabidushoboza tukabikora nk'ibisanzwe. Ntabwo ibingibi ari ibintu twavuga bishyashya nibisanzwe tu ntabwo ari ibintu by'aka kanya bisanzwe man. Ikindi kandi tukiri no kuri Ram Major Fabra abantu bakuzeho ngo ishaza rya danje nta shaza ngira ngiye nta shaza ngira ngo bakuzeho ngo kutajya uheza ngo mu ngoma ngo njye ntabwo buriya kari nakubwiye ball numvishe indirimbo wasomye ari ball twatangiye tuvuga ngo yitwa kuri freestyle ukuri freestyle ball abantu benshi niho bavuze ibyo ball njye icyambe nareka nkubwire pe nta mujene n'umwe n'igi wabo naje kuri street njyenyine nizanye hafi y'ibyo wabonye byose ntawampaye akaboko ahubwo njye nagahaye benshi urabizi so rero ku muntu ntari buze gusaba cyangwa ntarya iwabo cyangwa ntagize iki nta mpamvu yo kumuryaho imboga ariko bitandukanye no kuvuga ngo beef ngo cyangwa njye nta muntu disinga nta n'umuntu dufitanye ikibazo ahubwo nshobora kubwiza ukuri by the way kandi mu kinyarwanda baravuga ngo ukuri kuraryana so njyewe ushobora kunyinira BS nabikubwira ukaza ahubwo akaba ari uzana beef kubera ko nakubwiye ukuri kukakurya tu ahubwo buriya no kutabizi habayeho ubusesenguzi neza wasanga abanyeshaza ari abantu bumvisha ukuri babwiye ukuri bo babyarishaza bazanishaza kuko of course riraryana bitabashije kubimanagera ugirishaza so rero nge ntago ngirishaza ahubwo mvugisha ukuri kandi abantu benshi kuri iki gihe ashaka tubashaka kumva ibinyoma ejo ndarakabona abonye kavuga nge nkunda kumva ibinyoma cyane cyane iyo nzi ukuri so rero ntashaza uko gusa nayishaza se wawe wanyinjiriza ngahe se mwana ahubwo baje amabitiranye ibintu me bira no kwitiranya ibintu nge nta muntu ngirishaza nta muntu mfitiye beef bro ndi kuri move turi gukora ntabwo beef zubaka beef zirasenya kandi nanone iyo haje na za beef habaho na beef urabizi ko haribaho beef zo kugira ngo muselinge habigira iki mu gihe ntawe mfite twakora ibyo bintu ushobora gukora ikintu kubera ko ndi inspired n'ibyo mbamo niba mvuze ati wenda se zap treatment ye ntago hiyaboro naga ubufu sibyo kuki ugiye kubigira beef kandi nge ndi kuvuga ibindi sindi kubesha ni ukuvuga ngo ahubwo ubwo wowe ibintu uvuga abantu bagakwiye kujya babifata nka compliment ahubwo ikibazo nk'ikintu agiye agomba guhindura ahubwo ndimba bivuze kugira babihindure tu niba mbona wowe ufite ibintu kandi bidashobora kubaka aho kugira ngo like byane nakubwiye abantu batinya kumva usigirize ashaka ko nkomeza gusigiriza kugira ngo ngiye nkomeze kubana nawe kandi demon nkomeza gusigiriza kugira ngo uramemukira cyane cyangwa urankorera byinshi bitandukanye naho ndi kwerekeza right so
aho ndi kwerekeza rero nago nanjye nshobora kuba nakubangamira by the way wenda sinekereza ko ngiye nkosoye nabibona nabi kuko ariko nimba ibi bintu tubibonye tukabivugaho bye gutera ikibazo ahubwo tubikosore kugira ngo ariko nuzanishaza nanjye ndi hano ko ndi umusirikare ndi hano tubirwane tu bro hafi ya bose ko mbazi uri hano kumbwira ibintu binera ubwoba urumva se naho hari kabisa abo bantu bakubwiye ko ngiye ngirishaza babitiranye ibintu tu bitiranye ibintu njya ubwo ngengera kuri hafi cyane ukuvuga ngo phablah ikintu abagamije kubabwira ni compliment ni ukubwira uti umuntu yabonye ari akantu uri gukora akakubwira ati aka kantu wagahindura ukagakora gutya ntabwo iryo riba rishaza ntunabitekereze ntunitwa muri iyo sense ntabwo ari kuvuga ngo iyo ubonye ngo ibintu uri gukora njye ntabwo nshinzwe kureberera abantu buri wese ikintu ahubwo njye nyine yes kugiti cya ibyo ukora nushaka kubikora bidakure ahubwo we ibyo ukora iki ni BS major fab n'ibimwerera njyewe tu man I'll pay you back bro pay you back kugira ngo ibyo bintu birangire ariko ninsigiriza hano abaji barahari benshi benda imitima yenda guturika banze kuvuga kubera ngo runaka ngo atagira iki uzabikore cyenzongera nkubwiza ukuri mu ndimite muri ibi bintu byanyu ndize ninabikora nini njya nanga urugero nabati ubu tuvugamo hano mu Rwanda dufite legend superstar RIP Tukabaka sibyo yarageze kure cyane sibyo ako ntago yagiye ageze aha Nipsias kandi nawe na Nipsias ntiyagiye ageze aha Tupac sibyo tuvuga ngo level hejuru y'iyindi mu gihe rero winkangisha kuko ndabizi ko hejuru yanjye hazaba harundi no hasi yanjye harundi biri kumbwira ngo urambanira ngo uragira iki man uri kuvunika kuko ngiyewe nta nubwo ndi mu biboro byanyu sibyo ibyo biboro by'uvanga amashaza ntunzanira umwanda sha bro nzawukwishyura tubikorane BS nitubikorana neza tubikorane neza abaci barahari tubikorana neza alright bro alright manege kandi man nje ikibazo abajini n'abasuka man buri abajiro ni n'abasuka nuko I don't have a time to talk about anybody. It's got the crap. Major Phablah ubundi uretse n'izo boro n'izo BS zindi ziba ziri aside hari ikintu kimwe uzwiho muri ino game like for real buri mukoboyi mugerageje kuvuganaho gakeya arakubwira ati uriya muniga akora ibintu bikeya ariko ikiyo kiwe ishusho ryiwe riza ari visual kabisa ari visual so Major Phablah nirebanga utegura gute shoot zawe kugira ngo udelivering video zimeze kuriya kubera ko uri mu bajene bamwe hano mu Rwanda kabisa bagerageza gukora video zisa neza kandi zirimo creativity zitandukanye buri kanya ubigenza ute bro je rero nkuko nakubwiye ngo mvugishe nta nubwo ntinya kwisebya sibyo iyo ari ukuri ukuri kugira ngo utazanyibeshyaho njyewe buriya nta na video nziza njyewe ngira nkunda kuko njyewe ndi broke to nta biceri ngira ntabwo nafata miliyoni ngo nyishyore muri video ebyiri eshatu kandi hano hari abajene babikora njyewe rero nta video nimwe ngira nkunda twese ubwo niko kuri kwanjye icyo nkora ni ukugerageza ariko mfite amafaranga nakora video mfite amafaranga nakora video kandi yego umuntu yanayashoramo gusa nuko ikibuga cyacu ntago gifa kwishyura kiba kinyerera biragoye kugira ngo kikwishyure ibyo washoye ndagerageza nkakora ibisa neza nkakora yanjye ubyikorera by the way ko ndi directing ibanga rya mbere nuko ari njye ubyikorera kandi nawe ugiye kwikorera ibintu ntago wakwikorera bibi ntago wakwisonda ikindi cya kabiri njyewe ndi director w'ibintu byanjye n'abandi babishaka n'abandi basani babishaka barahari vuba muraza kubabona abajene bashyashya bakomeye batyaye bari kutugiye sure uraza kubibona sibyo for real rero video
kugira ngo video iba nziza uba ugomba kugisanisha n'ibyo waririmbye. Impamvu akenshi ubona video nta meaning kandi ihenze cyangwa se atari nziza nuko aba ari kuvuga ibintu bibiri bitandukanye. Uri kureba ishusho ri meaning ibintu bitandukanye n'ibyo ari kuvuga. Video ntekereza ko ari amashusho amininga ya nkuru iri kuvuga sibyo se? Bundi iko bigomba kumenya. Ibyo ngerageza gukora kandi iyo ngiye gukora ku kintu cyari cyo cyose kugerageza kukikorera no kubashobora ko ari ngiye ukibereyemo kuko urugero hari nk'igihe ubwira hano aba director bo mu Rwanda ko abenshi nabo nabakene bo hafi ya bose nabakene uvuga ngo nimba umuje no mukubise miliyoni kandi akeneye gutunga kwishyura rent cyangwa akeneye n'izindi movement akeneye miliyoni cyangwa 3 uza gukora video agomba kubanza kabika imwe n'igishe ku ikofi yiwe ubwo icyo gihe nimba ari umubwiye wenda nkeneye muri video tuzakenera icupa rya Hennessy we agomba kugura gushaka Coca-Cola akayishyiramo. Nimba twari tuvuze ngo dushaka imodoka hazakenerwa imodoka wenda nziza yo gukoresha mu ya like video we arajya yita kunzanira benzi compressor indi duparitse hariya buri munsi kandi ntago ari imodoka iri buze gusela sibyo vuga nje ndagerageza mbyigiremo ngende ndebe ya modoka sibyo niyo mpamvu biranagoye no gukorana n'abaji benshi ko nge ntago bankoraho amafaranga aba director ntago ngiye bankoraho amafaranga kubera ko icyo kintu ndashaka ko akizana nkibone kuko biratangaje kuvuga naririmbye indirimbo y'umukobwa uyu mukobwa ni mwiza ndamukunda igihe nandikaga indirimbo wenda navugaga my girlfriend sibyo noneho ugiye kuzana umukobwa just kubera ko ari umukobwa gusa ngiye ndashaka uwo mukobwa umuzane ndebe ko asa na wawe undi narotaga muri kwandika boro sibyo noneho umukobwa ashobora no kuza ajya kumera ko akunda atari kwakitinga neza ibyo bigatuma tumukuramo sibyo abantu benshi nagiye nkora ama video n'iki twagiye dushwana kubera ko bimeze nabi so rero ninkora ama video nako nibona amafaranga Imana nica inzira nkuko ikomeje kugenda izica n'ubundi tuzakora video I promise iki gihugu bizahinduka video ariko kugeza amaginga yangaya nta video ni video nkeya ziri muri kino gihugu tu gusa hari abajene babizi kubikora tu barahari nanjye banyemeza kabisa ariko ku giti cyanjye nago nkazi na video kabisa nkunda ngiye nimba ukivuga kuri ako kantu wa mentioning byibuze abantu batatu ubona byibuze bakora ishusho nawe kavuga uti chaka hano mu Rwanda muri hip hop field abantu at least bagerageza nyine nawe ureba ishusho ryabo kavuga ati no mukobwa ibyibuze afite creativity abonyemo ibiceri bamushoyemo igiceri yakora ibirenze ibingiyi bakora aho Betray Muheto number 1 Muheto agerageza gukora ibintu urebye yanakwida nawe yabavamo director wa Danger tu second one Muta wa kabiri Muta wa pili kabisa for real Nyagasana ajya mworohereza umuterekeye ibintu ibyuzuye hari igikoresho cyuzuye kabisa uramujene yagukorera kabisa nawe abakirenze umusazi kabisa abakirenze kabisa wa gatatu n'umujene utari waza noneho sasa ariko araje kuzanira ishusho the Rice Music araje gukubita ishusho wa gatatu muvuze nubwo wenda muvuze abantu batamuzi ariko basi naza uzongera umuvugeho no mu rapper akaba no musinga akaba no mu songwriter ariko ubu ngubu ari kwiririmbira araje gukubita ishusho mungu utuje cyane icecekeye uba wakoze ibintu biri creative abandi buriya ngewe navuga ahubwo aba director aho bakoze imiziki y'abasani myiza nkavuga nk'iyi ndirimbo ni nziza iyi ndirimbo ariko akenshi ushobora kuvuga nk'indirimbo ariko ugasanga akenshi amaboro zitarenze ariko hari n'abaji benshi bagiye tuyise tujumping aho noneho kuba directors nabonye no kuma social medias yawe nk'uko babivuze following aba directors cyane kuruta n'abasani bagenzi bawe nje nicyo kibuga ndimo ngewe ntabwo mba mu kibuga cy'abasani nubwo nkora umuziki
ntabwo mba mu kibuga like njye niba ndeba movement z'ishusho kuko njye mfite inzozi zo kuzahindura ishusho muri iki gihugu kabisa kuko ishusho biracyari ibintu bikiri kure ndakiga kandi nigira ku bandi ku byo bakoze kugira mbone ibyo nakosora nanjye nkareba amafuti amakosa yanjye nakoze nkayigiraho kugira ngo ko nakosora tudatinze rero kuko ibi kenshi ibiganiro nakoze amazina yabagarukamo sinzi impamvu ariko iyo mbajije ishusho ibyo bibazo biraza ntibakagire ngo rwose bagomba kandi sindekora navuze nabi ariko nta kindi nk'ubu none wambaza ishusho nkakubwira iki kindi nta bandi bahari nabonze sibyo kiri gushaka kuvuga kuri je gusa kandi nje ndakubwiye ko ntari naza okay so Major Phablah kuri wowe kuri point of view yawe POV ya Major Phablah nabahe aba favorite artist batanu hano mu gihugu cy'u Rwanda ba Major Phablah rappers tuvuga hip hop hano you know this is a hip hop the band said it's all about hip hop abaraperi batanu babikorera Major Phablah kuva u Rwanda rwabo introduced kuri rap game. Let's go. Ni benshi abaraperi ni benshi bya danger bari benshi nyuma mucakamo batanu baruta abandi harimo bakoboye bakiza oya ntago nshaka umuntu uri kane wowe mbwira umuntu a favorite rapper wawe yaba ari uwa nonaha yaba ari uwa kera umu favorite rapper wawe hano mu Rwanda. Treasy 96 ubwo abaye wa mbere ngiye mvuze unjemo mu mutwe first okay nuko ari umwe mu bantu njya numva indirimbo zabo uri umuntu numvisha indirimbo ye ntago sinzi ko shobora kubura inshumi yanjye ariko sinzi ko mba nkukunda cyangwa ariko uriya mu ndirimbo iyo urebye ugasanga ufite indirimbo 5 za runaka ubwo njye ndi kuvuga ku bantu mfite kuri telefone Prime Zimaka Prime Chege Rapsoluto maniga Rapsoluto maniga dope kabisa hakaza papa wabo Double G ari presentinga na bagenzi be bose baba TJs kuko bose ni babi mbura ukuntu bivuze ngo batanu nk'abo mbwiye ngo vuga Tough Gang gusa wiyongereho nawe ubwo nibwo tuba tuziye batanu ubwo rero nivuga Double G nivuze Double G ngo ni uwa mbere ugitumva Fireman ni uwa mbere nawe P ni uwa mbere ko urabizi ko bari hariya nta kugereranya right na Kabaka of course Kabaka indirimbo zose ndazumva ko ntago nshobora kumara icyumweru numvishe iyo bita niyibizi ntago wambwira ngo ntago nzareka kumva Ghetto ya P ntago wambwira ngo nzakwika kumva benga waji badukupise iyo bita ngo Fireman yankupise bora tubanze ari bya bihe bya nyuma yakubwiye ati yera maniga badukubise ba Green P apana ni bora yeje wundi yadukubise muri za 2010 na kangahe baba urumva Tough njye bara nk'umuntu umwe of course world kabisa undi nkongeraho barumuna babo bakoboye kuko muri gihe cya Tough nta wundi wari uhari kumabya kwemeza barabo nabo baricaguye bikira hamwe muri barumuna babo rero nabo ngabo so tukiri kuri iyo point ubundi Major Phablah watangiye umuziki ryari winjira studio bwa mbere reka undi tureke kugera kuri iyo point yo kuri studio bwa mbere ucyumva yuko like you can do this shit ni ryari wamenye yuko ufite icyo kintu muri wowe cya hip hop muri wowe ni ryari wabiri recognize yuko ushobora kuvamo umuraperi ushobora kugerageza this shit niba muri korali niba muri korali nabaga muri korali yitwa MUZIKA abireba bize
wabaye muri korali bro burangiye nzi kuririmba kurusha kurapa buriya Gerarahime abantu babizi barabizi Gerarahime so rero mba muri korali yahe ya EDPL okay so rero mba muri korali mba muri korali buriya hari ibintu najyaga ndwanira kuko Eugene nabibona akabyibuka yihangane ari nacyo cyankuye muri korali kuvuza ingoma batuvugisha ubwo bavuzaga umuziki mubi turi muri repetition kuko ariko muri korali bahari ukuntu twajyaga tujya kurepeta abantu twarepetanye muri Emmaus barabizi ni boro yo muri ADPR bavuzaga ingoma nabi nkumva buri munsi indirimbo turindiriwe zirenze 100 ariko bose umuntu utuvugiriza ingoma avuza kimwe avuga man iri boro ntago biryoshye none buri munsi nje nkashaka kujya kuvuza ingoma none kubera like kumva music nyinshi cyane no gukunda wa muntu wari main mu rusengero bavuzaga amasembare bamwitaga Janvier ku muntu utazi sembare aba ma drums izingizi okay so noneho kubera kumureba kuntu nkajya numva imiziki ya Rock Dube no kureba ama reggae kuntu nkavuga abaji I have to change kuko babikora imiziki bama n'umwe none nkajya kuri boro nkikucirangira noneho rap sasa batamo rap sasa nkicurangira amakiki ya rap sasa ku ngoma bone babyumve neza wamaha kugira ngo aje aho umuhereza sinye kugira Antone cyangwa iki ngo man ngo none si kuri kudribla kandi uri kumva amanota kumva amanota y'ibintu muri gucuranga kuri piano kugira so icyo gihe rero naje kubona music yo muri korali atari music maybe imbereye byanye nanjye simbize najya kumva music nkajya numva music kuri radio home niki 2009 nibwo ninjiye rero nje ntabwo njya mbeshya abaji benshi ndanumva kubera ko wenda amaze nk'iminsi 3 kuri imyaka 3 kuri hit cyangwa se yamenyekanye nje n'amana nje na recordings kera bro kera cyane aba oji babandi navuze bakuru haruguru urumva barabizi abaproducer bakuru ba hano kuri street man barabizi nje na recordings kera ndo umwana ndo umupeti mutoya naga ari ibintu najavanga ngewe ngo natangiye mu music ngo 2019 kubera ngo ariko ngo boro nagize kamenyekana kandi hari n'abatari bamenya by the way urumva rero ntago ikimaze igihe kinini kabisa ahubwo ngewe wumve ngo ntako nagize studio ya mbere winjiyemo nimba ubyibuka studio ya mbere wakoreyemo recording bwa mbere kasohoka ingoma igasohoka ukiyumva kabisa niyi nimba yari BMCG Kabaric Music BMCG yabaga BMCG Baric Music Baric Music okay ndi kumwe na umujene bita S4DM S4DM n'umuhungu wa Sebanane Andre shout out to him nago deherukana kera twarakuze BMCG twongeye guhura na DJ Toxic turi ku recording indirimbo yacu na DJ Toxic ni turamwibutsa aravuga uracyabirimo nago wari wafatisha ndavuga ndacyapushinga wenda on God bizaza I don't know kandi nibyo bitaza icyo nzite nuko aho uyu munsi ndi ni heza kurushaho nahoze sinzi n'ikintu abantu bita kugafata by the way njye kugafata nibona nk'uwagafashe kuko ndimo ntera intambwe ijya imbere iruta kandi heza kurushaho namye so rero njyewe I'm good ibyanjye bigeze heza nkuko naguhaye urugero ati kaba katase atageze kuri iyi level si ngombwa ngo mbe runaka as long as nyuzwe n'uyu munsi ni byiza birasa neza umutima urakeye umujene wavuze ubikora neza horakeye ubu noneho hari ewana bro shana amahoro gusa ku bantu nje babizi ntago njya ngora interview hari na boro hari nigo bukubita bizo boro man nk'ibyanjye ngo na amahoro masa ahubwo ukivuga kuri izo staff hari na boro wigeze hari boro yabaye hari ingoma wari ufite na FIREMAN Babylon City pana Babylon City iyo ngoma mwayirekodinze before
and then iyo ngoma itinda gusohoka FIREMAN afata iyo verse ayiririmba mu ndirimbo y'aba papa cyangwa right none se zira boro zivuga iki fe okay si uriya je ntago nabigira ikibazo kubera yuko nimba ashobora gufata verse akazirimba mu ndirimbo indirimbo ishobora kujya hanze ntago ntekereza ko ari umuswa kandi ikindi cya kabiri hari igihe ya ndirimbo warayibuze itarasohotse kandi ukumva watayemo umurongo wa danje avuga ati imirongo ni zimwe muri message zanje reka nzisohore nzibwire isi nta kibazo cyahatari man nta kibazo cyahatari kabisa ahubwo ikibazo hari abandi njya numva ahubwo usanga afata rhymes z'abandi akavuga akazizana mu ndirimbo ahubwo yaba niyo waririmba ari ibyawe kabisa aho kusanga hano rero se beje wabyakiriye gute cyane kiriya boro yaba ari abakoboyi nayo yasohotse mbere rero yawe kandi yawe yari bazi nk'imyaka 3 iri aho ngaho itatu se gusa ingenda yiziriya boro urumva n'ibyo mu byatsi twige twakoze music mine hana YouTube zibaho man urumva kandi igihe twa recording iyo boro kuri street man kuri street nk'abantu bari ku uploading man sha ibi boro byose bitangiye ejo mu gitondo man sibyo so rero nimba yarabikoze narabyumvishe ntacyo binwa ngiye ku giti cyanjye as long as ni mirongo yiwe abantu nibo bajija no bamwita amazina bashaka ariko ku giti cyanjye nka phablah ntago ngewe ntacyo bimbwiye ntacyo binwaye kabisa mfa kuba ari imirongo ye ari trackers icyo mfa n'abantu ahubwo n'abandi babandi birirwa baririmba imirongo y'abandi bakajyana idusha kandi indirimbo nyinshi kuri street zirahari bars y'abandi man bars z'abandi z'abanyamerika cyangwa z'abanyarwanda abanyamerika bagiye babaga none nigara umukowe rwose muri track abastari nka Siriyari bakoze mu minsi yashize aho umukowe wakubise verse yose ya Lauren here man as I told you bro yakubise verse yose ya Lauren here ayikubita mu ngoma edaga wowe shimuzi tu wowe no wabonye ako ngiye nahita nk'abantu barenga 8 hano kandi indirimbo mwakunze kuri street ukibaza umupeta umaze imyaka ingahe yo kubikoresha ikaramu ye man umupeta atamuha push man tabatamuha akaboko ari nabo nabonye batangiye kuduha akaboko twageze ku nkombe man Njye urama akaboko nageze ku nkombe ngo maze iki mwana humura ku mwana wambonye ndi mu hagati mu nyanja ndi gupfa mana ndi kurohama ndi gusoma nyeri wanga kuma akaboko unyuraho n'ubwato wanga kuma akaboko mu nyanja ndi gusoma nyeri ndarwana ndayisoma ngera ku nkombe none uje kuma akaboko bro nago bigikenewe man je bukowe yaranuguye man bukobo yiri gutusha gufata verse yose y'umuntu man ikintu yakoraga ni translation gusa yahinduraga nko mu kinyarwanda akongera akanafata boro zindi nazo kongera agatamo nase the nigga usibye ko kwakura atari ngombwa none aha urajya kubeta nk'indirimbo iyi niyi bars abandi bro bars abandi bro abasani bundi niyo mpamvu ubundi ugomba abantu bagomba kubyakira umuhanzi ntago ubundi umuhanzi ntago akenshi iyo umuhanzi akize arakira bya nyabyo ariko akenshi aba celebrity nibo bahabwa umwanya ntago ari abahanzi kuko abahanzi baracalenjinga bavuga ibintu bicalenjinga system Babylon so rero akenshi rero niyo mpamvu uzasanga umuhanzi batamuha intebe akeneye uwo muntu umucelebrity urubuze kuzana bars naziye zivanye agahita bitamo aho ngaho faster basi ko ari umucelebrity ari umutwitsi ntago twige turi hano gutwika bro twige turi hano kubw'amateka man sibyo so rero nje no kumbibona ku giti cyanjye kandi nanone nuriya nanone ubikora bikamuhira bikamugaburira it's okay ku giti cyanjye it's okay nyine karita zabazikinnye neza kugira ngo hari nuko ariko as long as mugaburira nabyo sama
musava kabisa ariko nyine ni byamugabira bitamugaburira ajye yongereho ko ari nk'umuntu ukora cover atari umuhanzi atari umu artiste ari umuntu wikorera amakava y'abantu kuvuga ngo abandi ba artist batadropinze we nta kazi aba artist batadropinze nta kazi so barahari no muri babandi. So Major Phablah, would hip hop ya kera uyibona gute, like urugendo rwa hip hop, evolution ya hip hop kuva ukinjira muri game kugeza uyu munsi hano mu Rwanda tu ubona biri kugenda bimera gute, biri kugenda bifata sura? Nimbivuga gutya aba OGs bampana nimvuga ngo yarapfuye aba OGs bampana sibyo ariko kubera ko njyewe aba OGs giye bakoraga nabirebaga nicyo byamaze byamariye society nyarwanda ibyo bakoze mu gihe cyabo n'uyu munsi icyo abubu ngubu biri kumarira societe narebera hagati aho ngaho ahangaha rero turaza gute dusanga ko hip hop uyu ngubu yapfuye nubwo irimo aribwo iri kuzamo abantu benshi sibyo kera yakoraga ababishoboye ariko ubu ngubu biri gukora ubishaka wese aribyo the great yakubwiye ngo nta rugo rutakigira umusani kuko buri wese ashaka gutwika arashaka kwamamara wari umuntu ukora imodoka ukumukanishi arahita akavuga akabitabona akavuga ati nabinyujije muri rap kandi biri guca ndagomba gutwika wari abantu hari indirimbo mbi n'ikibabaje umwogosha agahita abyuka ngo na muraperi urumva nyine ukareba ukavuga none se abantu bose bashaka kurapinga bashaka gukora music is okay sibyo aho bibagaburire ikibazo nuko ahubwo bibanira kuko uzasanga abantu benshi banabikora batabishoboye ari abanyamaboko to ari ukuntu bameze none ugasanga ntago wagomba gusupportinga wa mupeti uri kuri street ntago agomba kumusupportinga kuko mupeti uri kuri street ntacyo amuha kandi ari bufite taha sibyo ubu nakubwira indirimbo zirenga 300 zisohotse muri iki gihe cy'uyu mwaka muri iyi myaka ibiri wenda aya mezi tugezemo n'uriya mwaka ushize zirenga 300 zose zaje zigatwika zibagiranye indirimbo yibagirana mu mwaka umwe fam zibagiranye fam no uraza guhita usanga impamvu no kubera ko abari za ndirimbo nko kudrapping like nizina mbara mainstream bakora kuririmba byo ntabyo ariko si bose n'abahanzi barahari barimo nagenda nkubwira ati nk'uyu nguyu kuki atameze gute kuki atameze nk'uyu nguyu so rero rap kera bitangira ko byatangiye mu maso yanjye nararebaga bitangira nubwo nge ntahise njya kuri mic kandi nakubwiye ko nagiye 2009 mu gihe Big Papa akubwira ati 2008 ni pezera kuzana gangster rap urumva nimba Big Papa akubwira 2008 mbere gato nari muto ariko nari aho ngaha byanarabirebaga byose kugeza 2019 rap byari birangiye none hagiye gutangira rap fake rap hagiye gutangira fake rap abasani navuga se simbizi ariko muri make nubwo atari bose ariko urugendo rwa rap uyu munsi hajemo abantu benshi hip hop yamenyekanye kurusha mbere sibyo ariko hip hop ya kera niyo yari irenze y'ubu ngubu sibyo world kabisa byo barabisa mera niko kabisa ubundi Major Phablah worldwide kwisi yose ninde muntu winspirinze Major Phablah gukunda injyana ya hip hop Gira Mike man sinzi ko nje hari umuntu navuga wanyanspiye ngo gukunda ngo rap ngo nibiki kuko ukuri nuko nguko nubwo nge maze n'imiziki y'abasani yewe nasha sinkobeshe simaze ngo haje nibiki ngo cyangwa bimeze gute ahubwo ngira abantu bagiye bankoma nkabakunda nk'abandi umuji bita Rakim uramwibuka Rakim hari abaji bita ba Maino hari abaji bita ba Utang
Wu-Tang Clan, yeah. Hari abaji w'ejo bundi RIP to Nipsey Hussle. Yeah. Harimo abaji bagiye bankoma. Mhm. Hari abaji bagiye bankoma ngatuma bakunda. Gatuma numva ariko nkubwiye nk'umuntu watumye njya muri studio kuri recording. Yeah. Urumva nagiye muri studio arishaza ko nabonaga mbizi. Ariko hari umuntu hano mu Rwanda twanganyaga mu myaka uri hiti muri icyo gihe twanganaga uri hiti nkabona ariko ngavuga ati wowe nzakora indirimbo wowe nzakurusha kabisa kuko byaje no gukunda dukubitanira gira ibyago dukubitanya muri street ball yabaga 2011 2010 tuyaberaga ku mahoro yaba MCNZ urabibuka agira ibyago dukubitanira muri street ball nkuko nari narabirose madamu kubise kandi nari nzi ko ari umusitari abana mpita mvuga ati nimba ari ibiboro rapa wowe mwana we ntago wari ko yari umupeti mbona atungana uvuga ati umupeti w'umwana ni gute wowe ngewe nkurusha rap ko nge nari mfite gangster rap aho nyine nari kumva ibiboro ariko dukubita ni diabetes nyine bya ibiboro by'abapeti bo mu rugo ngo imireti ngo natacha pati neza bang nabati mu jama rero dekanze njewe mwamumuriye nabi mutuma bivamo skizi uramwibuka muri Target muri yahise amfata nusanga kuri Voice of Africa aranyandika ndanatsinda ahantu hose mu masite yose bakanjyana nkatsinda gusa sinjye wari wabaye wa mbere mu gihugu ariko sinjye watsinze sinjye bahembye of course ngomba nibyo byari nakubwiye ati wenda serekane kubishyira kuri skizi conventions ahubwo Sharat kuri we ko hari ibyo yatekerereje abo bana wenda b'icyo gihe ariko ntago byarangiraga biri fair kubera kutagira amaboko akomeye kutagira abantu bagusupportinga ugasanga bahise babihundi habo banyamaboko rero abo nibo bapushingaga ariko bakaduteresha tuvuga ati wowe mbona 2009 nkupesa kantu 2010 duhurira muri competition ndabatisha arumva ariko umuntu nk'uwo muntu niwe watumye njya kuri recording sinzi nimba nabyita ko yanyinsparinze ariko ngiye ahubwo nagiye muri competition nayo kumva ari kubabeshya so ako naga competition kuraga naza nkamukuraho ariko bandushaga amaboko narimenyaga nta nubwo hari n'igihe mu rugo nta nubwo wabyumvaga ko wakora rap umvaga ugomba kwiga nyine ariko nawe urabizi umuntu arivukira word kabisa so ako nta muntu navuga wanyinsparinze kabisa so muri bano ba legend abo twakwita nk'aba TG aba Tough Gangs Buda mumaze gukorana ingoma urumva Kibiriti mumaze gukorana ingoma bose Pifla hari n'izitara sohotse za kera ndabizi nawe mwakoranye ingoma ariko nta nubwo zigeze zisohoka sinzi zasohoka vuba ariko yo ni nshyashya ahubwo mu gihe cya kera ku bantu batabimenye nabaga muri Quiet Man na Pifla barabyibuka wowe twaruda abapeti batoya yaradukunze turi kuri street aravuga ati rero mwabahungu mwe ibi bintu bibabonyemo igihe kinini urumva atari ko wowe cyane urambwira ati ngwino dukomezanye dusoza hano twari dufite Major Phablah umuhungu mukuru umuhungu ewana ukabamenera gutya kuri OG ya Dance so Major Phablah dusoza rero they already know man ni ka message ufite man ni bibe biboro ufitiye abakoboyi bakunzi ba hip hop n'abakunzi b'umuziki wawe muri rusange man bakunzi ba rap cyane kubagiye bakunda ibintu ngiye nkora ni ko cyasubiza akenshi yumbaje iki kintu wagiye akunda ibintu nkora ndamushimira kandi azakomeza nshyigikire atabinyujije mu buryo buri indiscipline nakosheje ashobora kumbwira ati ibi ntago byagenze neza ndashatse kumenyera nkaho nkorana nawe sibyo ariko ushobora kuvuga ati bise ko bitameze neza next time wenda sibyo ariko kubakunze ibintu nkora rwose man wowe hagume sibyo hagume n'ubundi ndacyahari man mu gihe kinije iminsi sibyo dore ibiduhitana biba byaragiye man byaraje bigahusha n'ibindi bizaza ndagukubeta n'ibindi bintu bishyashya sibyo
hano ubwo ndi burenge cyumweru naguhaye akantu ka mbere nako sa ka mbere kuko muri umwaka ndawugerereye ariko mu by'ukuri nta muntu mba ndi guteganyiriza gukora n'ingiye wikorera iboro byanjye ariko nakabivuze that was self love man yani self love bro hari nk'abo mfite ideni ndi gukorera kandi nta muntu utama igiceri oya nta n'umwe man kabisa. So dusoza wrapping up your show, that was major phablah. Ngaha rero ukuntu biba bimeze iyo turi gusoza utamo imwe muri hardcore verses yawe uzi nziza kabisa ita yohereza abantu gusleepinga and shit. So nihe verse ufite muri mind major? Ni byinshi man. Tira mic dropping and shit. Anything bro. Yeah. Yo, turatigita Imana y'amanigira hagoboka izuba riramurika tubumunyu birukanyira kuri gata block niggas bari kwiyongera toplaga twaye doji y'umukara navuze kera yuko nzabikora fam ntibanyizera baranyumva baraseka fuck up mbaha code mbaha ikinyarwanda ariko abana bitiranya gupenda no kwanda 25 bari ku muhanda bandagaye hose muri trench bari kwaya fata time ya gushaka icyo bazanye ndakizana ndabatsa muraka ariko ngi ndarabagirana niwo mpamvu wanjye ahoranye ubwoba bwo kurwana oje muri cycle y'abarara afite inzara kandi nawe ufite imbunda icyakubwira ikifaranga ryagukorera wakwiruka ugahunga ntago wahagaruka icyakurabura uko bigenda nta kuzi na support niga bana kwica hustle hard bro nge ndakumva wagafasha uriya nabariya barakumva. Yes sir. Oh G, that's major to the phablah. So dusoza major platforms za ukoresha iriye zina ku buryo umuntu uba introduced kuri major phablah uyu munsi yagusanga kuri Instagram major phablah gutyo tu major phablah ahubwo njewe abafite brand iri kubikora muri iyi minsi ya icuruza ama costume utahanzaza nambaye costume zabiga costume major suit lab nifite page you right nifite page kuri Instagram rira ni brand nini nayo turi kugerageza ku releasinga muri iyi minsi imaze iminsi ariko ubu gutoshaka launching kajya hanze so handi hose ni major phablah kuma all platforms yose ni major phablah vuba ashobora kuzanahindura izina as I told you nigga for real yeah so I mean been nice to be here ni mu rugo for real sazi churo ngasiriya yare you be ariko uriya muntu ndashaka agere mu rugo kwanza kibo uriya muntu uriya nyine ndikubwira akibona iyi bora ndashaka itohereza 50,000 kuri bora $50 cyangwa se $100 kuri bora nako na amayero to sama euro ndumva ari amayero whatever nigga urumva bwiganisha kumva bene right look at this case we talking case bro if you wanna support and shit digits ziri hano muri description man. So ushaka ku approaching major phablah ushaka kunyura kuri izo staff cyangwa se ukanyuraho nabahoza simple as that. So let's get that was Peza Petistani from Karini Court Empire dope man. So